hagati y'umuntu n'undi tugasigamo intambwe nk'eshatu cyangwa iyo dukoze akazi nkanyagura batiri z'imodoka baragukora akazi bajya gukaraba hariya kuri kabire kuko hano hubatse robine ntabwo bari bashyiramo amazi anganiye ndabona kubaka izi robine bivuze iki kuri mwebwe? ikintu bivuze ni isuku korera hafi yawe gukorera hari imbere anyaruka nkazana nkakaraba cyangwa se bagashyira umuti aho hafi umuntu akisiga. Kuri twebwe ni isuku kubera yuko iyo tumaze kumara gukora tugakaraba bikaturinda umwanda. Ubusanzwe ntabwo mwamaraga gukora akazi ngo mubone aho mukaraba se? Twakarabaga twajyaga aho turuhukira tugakaraba, ariko noneho bibaye byiza ko tuzibonye ubu tubonye aho dukarabira. Amahoro y'Imana mwese mwese mu gukurikira Ibicu TV online. Ndindahiro Valence nk'uko bisanzwe ndi mu gace ka Nyabugogo cyangwa se mu gasantere ka Nyabugogo. Ahangaha mpagaze ni ku bwinjiro bw'ikigo gitanze gitegerwamo imodoka zitwara abagenzi zijya mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu ndetse n'abajya hakurya y'imipaka y'u Rwanda. Nyuma y'ingamba zafashwe zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kuri ubu ngubu henshi ibikorwa byarafunzwe, ingendo zitari ngombwa zirahagarikwa, ariko n'ubusanzwe ingamba z'ubwirinzi zo ziracyakomeje. Ni muri urwo rwego ukigera kuri buno bwinjiro bwa gare ya Nyabugogo cyangwa se bw'iki kigo gisanzwe giterwa imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo, harimo kubakwa ubukarabiro burimo kubakishwa n'umujyi wa Kigali. Bamwe mu baturage baganiriye natwe bashimangira ko ubu bukarabiro babwitezeho umusaruro, ngo cyane ko hari zimwe mu ngamba zirimo kwirinda coronavirus, cyane ko ngo guhera ku saa 5 z'ijoro kugera ku saa 11 za mu gitondo mu busanzwe muri kino kigo cyari gisanzwe giterwa imodoka zitwara abagenzi. Kuri ubu ngubu nta modoka zikihaza, ahubwo haba harimo kuberamo isoko ry'imyaka, amashu, amakaroti n'ibindi bitandukanye ariko bijyanye n'ibiribwa. So mu busanzwe basabaga ko ahari isoko hakaba hari kandagira ukarabe ndetse n'isabune, ugiye mu isoko akabanza gukaraba nka kimwe mu bwirinzi bwa COVID-19. Ariko muri rino soko cyangwa se muri iyi gare harimo kuremerwa isoko muri iyi minsi, ntago iyo kandagira ukarabe muri ayo masaha yahabonekaga. Bimwe mu by'abaturage babonaga ko byari kuzaba intandaro yo kuba bakwandura iki cyorezo cya coronavirus ndetse bakanacyanduza abo bajya gucuruzamo mu buryo bworoshye cyane. ntabwo byatanga icyizere kuko nta cyizere kuko bashaka gufunga se, iyo mpamvu gusa ni uko wenda bashaka kuba batangije kuba n'ubundi bashaka kuba bafunguye wenda bahakoresha, ariko ibi ntabwo ari icyizere cy'uko bashaka kuba bagiye gufungura. Noneho ubu bukarabiro mu bwitezeho uwuhe musaruro? Ni byiza kuko n'ubundi nuba mu gihe cyose bazafungura n'ubundi ngo icyorezo gishobora kuzamara igihe kirekire. Ni byiza kuko wese ashobora kwinjira aha ngaha mu igare yaba ifunguwe, buri wese akabasha kuba yakaraba ku rwego kugira ngo umuntu abashe kwirinda. Urakoze cyane. Turashaka kuganiriza utubwire ku bijyanye n'iyi minsi yari yaratanzwe ishobora no kongerwa. Murabona ku ruhande rwanyu iyi minsi batanze, mufite icyizere cy'uko bashobora gufungura bimwe mu bikorwa? Murabona iminsi ishobora kuzongerwa, bwo iramutse yongerewe mwe mukorera no Nyabugogo iki mwacyakira mute? Dushingiye ku cyizere nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye cy'uko ibikorwa bimwe na bimwe bishobora gufungurwa, mu by'ukuri byaba ari iby'agaciro gakomeye biramutse ibyo bikorwa bimwe na bimwe bifunguwe, ariko hakurikizwa ingamba guverinoma yashyizeho zo kwirinda coronavirus binyuze mu gukaraba, mu kwambara udupfukamunwa, nubwo ntako nambaye ariko mu kanya ndakagura. Ikindi binyuze ndetse no mu kutikorakoranaho. Mu by'ukuri ziriya ngamba zose leta yashyizeho, nihagira ibikorwa bimwe na bimwe bifungurwa cyangwa se bifungurwa ku mugaragaro, bizafasha abaturage mu kuva mu bukene bari bafite ndetse no kubona akazi n'imirimo kugira ngo bakomeze kwiteza imbere, kandi batibagiwe no gukaraba intoki
batibagiwe na za gahunda zose leta yashyizeho. ku ruhande rwawe wumva ibikorwa byihutirwa mu gufungura byaba ari nk'ibihe? Mu by'ukuri iyo tugendeye ku bukungu bw'igihugu ko bushingiye ku nganda, bushingiye ku buhinzi, cyane ko ubuhinzi bwo butigeze bunafungwa, ariko jyewe mbona nk'ingamba cyangwa se nk'ibikorwa bya mbere byakwihutirwa gufungurwa ni izo nganda, zigatanga akazi ku baturage, nabwo bakubahiriza za ngamba zo kwirinda. Ikindi, ibindi bikorwa numva byakwihutirwa gufungurwa ni ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi. Ubucuruzi tubona ko nabwo bufatiye runini igihugu, ubwo nabwo bifunguwe byaba ari intambwe nziza itewe kandi yakwishimirwa na buri wese. Tugaruke kuri ubu bukarabiro bugera muri 12 butandatu kuri buri ruhande mu bwinjiriro bw'iyi gare ya Nyabugogo. Bivuze iki kuri mwebwe mukore hano Nyabugogo? Ese ibi byaba ari amarenga yuko business cyangwa se transport yabigiye kongera gukora hakazuje ubwirinzi? Ibi biraca amarenga ateye ate kuri mwebwe? Jewe iyo ndi kubona ubu bukarabiro ntabwo bimpa icyizere cy'uko transport igiye kongera gufungurwa, kuko ibi bigaragaza ko igihe cyose bazaba bafunguye habayeho kwemerera abaturage kwinjira muri gare, bigaragaza ko ari bwa bwirinzi n'ubundi bakomeza kuvuga. Ikindi kandi hano muri iyi gare nijoro haberamo isoko kuva saa 5 kugera saa 11. Bivuze ko ubu bukarabiro bwashyizweho ari bwa bukarabiro koko bugamije gufasha abantu barema isoko nijoro ry'ibicuruzwa ry'imyaka kugira ngo babashe nabo kwirinda coronavirus. Bishatse kuvuga ko abazaga muri iryo soko rihera saa 5 z'ijoro ubwirinzi bwari hafi ya ntabwo? Ni ikigaragara kuko ntekereza ko mu bantu basaga ibihumbi baremera muri iri soko, ntekereza ko byari bigoranye kugira ngo babashe kwirinda koko COVID-19, nubwo leta ikora ibishoboka byose kugira ngo itandukanye abaturage, bareke kwegerana no gukora ibindi bikorwa byabazanira kwandura indwara, ariko iki ni igikorwa mu by'ukuri gifatika kigaragaza ko leta y'u Rwanda ikomeje ingamba zo kwirinda coronavirus. Urakoze cyane. Urakoze namwe. Ku bijyanye n'imyanzuro cyangwa se n'inama y'abaminisitiri mu kongera iyi minsi cyangwa kuyigabanya, nako gufungura cyangwa se kongera iyi minsi, ku ruhande rwanyu iyi myanzuro muyiteguye mute? Iyi myanzuro turayiteguye kuko n'ubundi ni muri bwa bumwe, ni muri bwa bufatanye abanyarwanda bakomeje kugaragaza uburyo bwo kwirinda coronavirus. Iyi myanzuro iramutse yongerewe, n'ubundi abanyarwanda biteguye gukomeza kuguma mu rugo ndetse kugeza igihe ubu bwirinzi cyangwa se iki gihe iki cyorezo kizarangirira. Ikindi baramutse babigabanije nabyo byaba ari inkuru nziza ku banyarwanda, kuko hari bamwe ibikorwa byabo byafunzwe byakongera bigafungurwa, ariko hakajijwe za ngamba zo kwirinda coronavirus. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane namwe. ntabwo habaga, uretse ko habaga bimwe by'utudobo nini. Utudobo tumeze gute ubwo? Ya madobo niyo yabagaho ari kandagira ukarabe. Kugeza kuri ubu hubatswe amarobine ku bwinjiriro bwa gare bugera robine zigera mu 10. Muzitezeho uwuhe musaruro cyangwa bivuze iki kuri mwebwe? Kuri twebwe ni isuku, kubera yuko iyo tumaze kumara gukora tugakaraba, bikaturinda umwanda. Ubusanzwe ntabwo mwamaraga gukora akazi ngo mubone aho mukaraba se? Twakarabaga, twajyaga aho turuhukira tugakaraba, ariko noneho bibaye byiza ko tuzibonye ubu, tubonye aho dukarabira. Ni ubuhe butumwa mwagenera ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatekereje kuba bwabakorera iki gikorwa? Nyine bwatekereje igitekerezo cyiza, kubera ko tugomba gukora amasuku, tukagiramo isuku yo ku mubiri wacu. Ese mwebwe ku bijyanye n'ubwirinzi bw'icyo cyorezo cya coronavirus muyokirinda muti? Tukirinda nyine dukoresha uduhomamunwa n'impuzanaga. Ko tureba ntako ufite uyu munsi? Karahari nuko ntako nambaye, ariko karahari.
urakoze cyane, akazi keza. Uratubwira ku bijyanye n'ubwirinzi bw'iyi coronavirus, muyirinda mute hano Nyabugogo? Izi robine ze zubatswe ku bwinjiro bwa gare zivuze iki kurimo? ubwirinzi hano Nyabugogo tubyuka mu gitondo hano hagati y'umuntu n'undi tugasigamo intambwe nk'eshatu cyangwa iyo dukoze akazi nka nyaburabatiri z'imodoka, mara gukora akazi bajya gukaraba hariya kuri kabire, kuko hano hubatse robine ntabwo bari bashyiramo amazi ndabona kubaka izi robine bivuze iki kuri mwebwe? ikintu bivuze ni isuku, gukorera hafi yawe, gukorera hari imbere hanyaruka nkazana nkakaraba cyangwa se bagashyira umuti aho hafi umuntu akisiga, uburyo bwo kwirinda n'isuku kuri twebwe. Ntabwo mfite impungenge z'uko aya mazi ubwo azaba ashyizwemo mutangiye kuyakaraba mushobora kuzishyuzwa? Impungenge nka leta iba yarabikoze ibikorera abaturage kwishyurwa, ahubwo ntabwo twakwishyura, ntabwo ayo kwishyura, ntabwo twakwishyura, ntabwo leta yatwishyuza. Murasaba iki kugira ngo batazabishyuza? Ntabwo batwishyuza. Babishyuje ubona byagira izihe mbogamizi? Imbogamizi kuko bashobora kuhubaka cyangwa se bikaba birimo kubakishwa na rwiyemezamirimo akashoraho amafaranga ariko azi kazayagaruza. Imbogamizi zo kutwishyuza, ntabwo nk'abacuruzi binjiramo hano bagomba kwishyura, kuko nkatwe dukorera hirya no hino umuntu akwishyuza wanaritegeze kujya gukaraba iwawe mu rugo, ntabwo watakajya gukaraba mu rugo, ntabwo batwishyuza ariko rero so umuturage yaje guhaza amafaranga 500 yo guhaha ibirayi ukamwishyuza, ntabwo yamwishyuza, ntabwo. Ndabashimiye cyane mwe mwese twabanye, mbashimiye umuhati wanyu, ngushimiye wamaze gukanda subscribe, nawe utarayikanda uyikande, wibuka kandi ukazogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru atandukanye tugutegurira ujye ubibona bikimara kujya ku rukuta rwacu. Ubukarabiro bwashyizwe hano ku bwinjiro bwa gare ya Nyabugogo ni ubukarabiro 10, ku ruhande rwa ruguru ubukarabiro 4, ku ruhande rwo hepfo ubukarabiro 6, bwose hamwe bukaba ubukarabiro 10 bwitezweho umusaruro, bwitezweho kuzajya bukoreshwa n'urujya n'uruza rw'abagana iki kigo gitebwe imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo. Njye nari Ndahiro Valens Papi, ibi ni Ibicu TV, ndabakunda cyane, bye bye.